Nongeye kubasuhuza mwege mwese mudahwema gukurikira ibiganiro by'Irembo Rifunganye TV ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Uyu munsi muri kumwe na mwene so nkabanjenje kubasomera ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Tugiye gusoma chapitre ya 5, chapitre ya 6 kugeza kuri chapitre ya 7. Harimo inkuru nziza saba ko buri muntu wese yakurikira kugira ngo aze kunezezwa n'ijambo ry'Imana ry'ukuri n'amagambo yivugiwe na Yesu Kristo ariko byanditswe na Matayo. Duhereye ku gice cya 5 umurongo wa mbere. Ni ijambo ry'Imana abantu benshi bazi kuko hari n'abatebye bakajya bavango uzasome Matayo 5. Numara gusoma Matayo 5 uzumirwa. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Ikidushishikarije si ukwamamara cyangwa gukorera amafaranga cyangwa n'ikindi cyangwa kurebwa, ahubwo ikidushishikaje no kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana muryitondere maze mwumve icyo Umwami wacu Yesu Kristo adusaba. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Yesu yerekana abahiriwe abaribo, kandi iyi nkuru ushobora no kuyisanga muri Luka ibice 6 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Arongera ati, hahirwa abashavura kuko abo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko abo bazahazwa. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mbese hari icyiciro waba wisanzemo muri ibi byose? Hahirwa, urahirwa kuko imbabazi z'Imana zizakubaho. Tumanutse ku murongo wa 11. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyira ibibi byinshi babamora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko baringanyije abahanuzi ba mbere. 13. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze Iso wo mu ijuru. Ni wowe ubyirwa, nanjye ni jye ubyirwa. Dukomeje, Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Umutekereza ko nazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba iryoroshye, hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa muto rwose. Ni Yesu uri kuvuga. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira ukuri yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ibi ngibi birumvikana ko Yesu adusaba gukiranuka no kwiga imbuto zirutiza abigisha cyangwa abakuru b'amatorero, kubera yuko abenshi mu bakuru b'amatorero baba bafite izindi ntego. Reka dukomeze, tugiye ku itegeko rimwe
ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko ngeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'umucamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomo. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga iryo turo ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe wikiranure vuba. Nukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamwo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Urabyirwa nanjye ndabyirwa, nkumva nawe ukumva. Nukuri twumve imbuzi cyangwa impanuro z'umukiza wacu Yesu Kristo. Aya magambo nayavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, turacyari. Ntugasambane, 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 ntugasambane. Mbivuze inshuro zingahe? Inshuro zigera muri 4. Reka mbivuge inshuro 7. Ntugasambane, ntugasambane, ntugasambane. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngeweho ndababwira ukuri yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ufite ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomo. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomo. Ntugasambane. Kwifuza umugore wundi n'icyaha. Yewe muntu ukomeje kureba filimi z'urukozasoni ndetse n'ibindi bintu byinshi biteye isoni, urahamagarwa kugira ngo ubivaneho amaso. Birumvikana ko ukwiye gupfa kubw'ingeso zawe zakunaniye zigapfa zose, ukirengagiza ibyo byose. Nubwo wabivanamo amaronko cyangwa indamu, wabireka ayo mafaranga akarurira cyangwa n'ibindi, maze ku munsi w'urubanza ukazaza ukujya mu bwami bwo mu ijuru. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Uyu ni Mose wabivuze. Ariko ngeweho ndababwira ukuri yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana, umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana, ni Yesu bivuze, atamuhoye gusambana, abamuteye gusambana. Kandi uzacyura wasenzwe azaba asambanye. Atamuhoye gusambana azaba amuteye gusambana. Kandi umuntu wese uzacyura umugore wasenzwe azaba ari gusambana nawe. Ibi ni Yesu uri kubivuga. Itegeko ry'Imana ni ntakumirwa. Ku munsi w'urubanza ubwo abantu bazaba bari imbere y'Imana, abenshi bazagenda batsindwa n'amategeko y'Imana. Ibi ni Yesu uri kubivuga. Ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko ngeweho ndababwira ukuri yuko, ngewe ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru isi, kuko naho ryaba ijuru, kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi, kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu, kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye.
kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Njya numva abantu benshi bakunda kurahira bavuga izina ry'Imana mu kanwa kabo, nyamara batabanje gutekereza. Imana ni iyera, ntabwo Imana ikwiriye kuvugwa uko umuntu wese yishakiye. Niba udashobora kurahira isi cyangwa ijuru, ubwo urumva bikwiriye kuvuga izina ry'Imana mu kanwa kawe ka buri munsi. Abantu mwese mwumvireho ko dukwiriye kujya tuvuga ikintu niba ari yego cyangwa niba ari oya. Ni impanuro z'umwami wacu Yesu Kristo. Twikomereze. Uri gufashwa, ngiye mfashwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inyanja y'amagambo y'ubwenge kandi amagambo ahumuriza. Reka nkomeze niyumvire impanuro, wowe turi kumwe. Reka dukomeze tugendane, maze wumve impanuro umwami wacu Yesu Kristo akomeje kuduha. Reka dukomeze tujyane. Nimukihorere, niho tugeze. Matayo ibice 5 umurongo wa 38. Dukomeze. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi, ariko ngeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi umusaya w'iburyo uhindukire umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Uwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Biragoye ku bakristo muri iyi minsi, biragoye kubona umukristo mugenzi wawe akujyana mu nkiko muri kuburana ibintu bidafite epfo na ruguru, akaba yanagufungisha abitewe no kutihangana. Yesu aravuga ngo nitukihorerane, ahubwo umuntu nakugirira nabi ntukamurakarire, kuko hari kiba kimuteye kukugirira nabi. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane natwe, ariko Imana ikomeze iduhe imbaraga, kuko ibi ngibi ntabwo byashobozwa n'umuntu udafite imbaraga z'Imana cyangwa umukristo nyakuri. Hari abakristo ba feke, hari abakristo bari hagati, akazuyaze cyangwa babize cyangwa nibabire, hakaba n'umukristo wamize Kristo bunguri, akamukorera akitondera amategeko y'umwami. Haleluya. 43. Nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wanga umwanzi wawe. Wowe wanga umwanzi wawe, ariko ngeweho ndababwira nti mukunde